Ushimira cyane. I thank you so much. Byankoze ku mutima. It touched my heart. Tuzahora twibuka ineza yawe. We will always remember your kindness. Tunashimira kuko hari benshi bagerageje kubishakisha biranga. Ariko dukinye green card bwa mbere. Twayikinye bwa umunsi bwa mbere duhita dutsinda. From Maurice. Murayizi mwese. So hari gahunda rero Amerika iha amahirwe abantu bakagerageza amahirwe watsinda ukaza muri iki gihugu. Ko nakoraga mu kigo cyitwa Rwanda Revenue Authority. Ariko nzaniuka Imana yaturinze igihe tumaze kubona green card. Uyu mubyeyi yanzaniye intoryi. Green card murayizi. Abayizi ni bande. Ndashimira ko Imana yaturinze aho hantu hose ntago byari zoroshe. Amaze kubimbwira Furayo na madame ahantu twari twarashize visa. Twazaza twicura tukareba ko cya gikapu kigihari. Atwakira mu by'ukuri dufite abana mu gihe cy'amezi 5 tuba mu nzu yiwe. Mu by'ukuri umuryango sinabona uko mvuga. Ntibyari byoroshye. Uzi kuba wowe n'umudamu wawe n'abana muka mu nzu none irimo n'abandi bantu. Ndabyibuka najya kubona nka saa 12 za mu gitondo. Nkabona wenda nkaho diraraje cyangwa warise azanye isombe. Bwakita mu gitondo nkabona Kadete araje. Barabigize hari ukuntu bari barakoze schedule. Hari ukuntu yacumiraga umutsima nyine w'abanyabyinshi murabizi namwe. Kwitegura biba bikomeye cyane. Ariko nzaniuka Imana yaturinze igihe tumaze kubona green card. Koko twaje na green card. Green card murayizi. Abayizi ni bande. Murayizi mwese. So hari gahunda rero Amerika iha amahirwe abantu bakagerageza amahirwe watsinda ukaza muri iki gihugu. Rero Imana yatugiriye ubuntu turayibona n'umuryango wanje. Ico gihe rero turi mu myiteguro ntabwo byari byoroshe. Nzanibuka nasabye ku kazi ko bampa ukwezi kumwe kugira ngo ndemisione nyine bazatanga ukwezi kumwe kugira ngo bashaka undi muntu uzagusimbura. Kuko nakoraga mu kigo cyitwa Rwanda Revenue Authority. Noneho umuntu amenya yuko nabonye green card ndindire kuko kwezi gushira. Njyamanya ya green card hehe mu nzu. Arampamagara nakabaro kenshi cyane. Atariko muri uryamanye green card mu nzu, uryamanye visa mu nzu. Abantu bari bukwirwa bajya gushaka visa, urayiryamanye. Yumva mu by'ukuri ni ibintu zamukoze ku mutima cyane, agerageza kumbwira nk'umuntu nk'inshuti yanje. Ndashimira ko Imana yaturinze aho hantu hose ntago byari zoroshe. Amaze kubimbwira asubije ubwenge kugenda base usiko bya bintu bitoroshe. Dutangira kureba na madame ahantu twari twarashize visa. Twazaza twicura tukareba ko cya gikapu kigihari. Murumva? Ariko Imana iturindira aho hantu ntabwo byari byoroshye. Nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana yacu ni Imana igira neza. Haleluya. Ndashimira Imana ku bwa pasiteri watwakiriye, Pasiteri Alex. Ni umubyeyi wanje nk'uko yabivuze twiganye ku ntebe y'ishuri mu gihe cy'imyaka irenga nk'ine. Hanyuma tuza ni watwakiriye atwakira mu by'ukuri dufite abana mu gihe cy'amezi 5 tuba mu nzu yiwe. Mu by'ukuri umuryango sinabona uko mvuga. Ntibyari byoroshye. Uzi kuba wowe n'umudamu wawe n'abana muka mu nzu none irimo n'abandi bantu. Afite umudamu mu by'ukuri umutima agira sinzi uko navuga. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ibaho umugisha mwinshi. Sorry, harimo ndabisimbuka wenda madame araza kwivuga. Ndashima Imana kubwiye itoro ryanyakiriye nkaba nkora umurimo w'Imana hano hantu. Mbere kuza nabwo nabaje kugusenga Imana nabati Imana uzanyobore kutoro nzajyamo nzarijemo kandi nzabashe gukora umurimo wawe kuko nkunda gukorera Imana. Rero ndashima Imana kubw'itoro ryanyakiriye rya Belle Presse. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kuba mwaranyakiriye nkaba ndi muri worship team nkorera Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndashimira Imana kandi
Imana yaduhaye abana, iduha abana mu by'ukuri twari dufite abana babiri, umwana w'imyaka 8 n'imyaka 6. Mu minsi yashize, mu mezi abiri ashize, Imana iduha umwana w'umukobwa. Twari tumukeneye cyane. Ndashima Imana ko Imana yamuduhaye. Haleluya. Ndashima Imana ko Imana yacira inzira ababyeyi bacu bakaza kutureba, ndetse bakareba n'abuzukuru twari tubakumbuye nawe. Imana ishimwe ko yabishoboje mukabona amaviza. Ndatinze cyane, ibindi wenda madamu araza kubivuga. Ndashimira Imana kuba ndi muri iki gihugu. Imana yaranzanye muri iki gihugu. Ngiye kuza hari umurimo nari mfite hariya mu Rwanda. Nari mfite ministeri yitwa Pav de Cross, n'urubyiruko rwishize hamwe kugira ngo turamye Imana duhimbaze, tukagerageza gufasha n'abandi bantu batandukanye. Ntabwo byari byoroshye. Ndabyibuka igihe nabasezeraga, maze kubona viza ngiye kubasezera, kuko ni umurimo nayoboye imyaka 15 nkiri hariya. Uyu ni umwaka 17. Narabajyanye mbajyana ahantu, turarya turishima, ndangije ndahaguruka ndabasezera. Amarira yari aho hantu ntabwo byari byoroshye, murabyumva namwe. Urumva nari meze nk'umubyeyi wabo, ariko ndashimira Imana ko Imana yandinze aho hantu, Imana ikamfasha ikanzana muri iki gihugu. Kandi mu by'ukuri kuza muri iki gihugu njye mbibona ko ari umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana, kuko ntabwo natekerezaga ko muri iki gihe nk'iki ngiki naba ndahangaha, kuko hari benshi bagerageje kubishakisha biranga. Ariko dukinye green card bwa mbere, twayikinye bwa mbere duhita dutsinda. Ibyo ni ishimwe rikomeye ku Mana. Rero bene data, Imana ibamugisha gukomeza kudushyigikira no kutuba hafi. Uyu murimo ndifuza kuzakomeza ahangaha, kuko ni nk'umuhamagaro Imana yashizemo. Ariko uburyo bwose tuzabahamagara muzatwitabe, kugira ngo nazi kubivanga n'ibi ngibi, kuko murabona hano iki gikorwa cyo gushima Imana ni igikorwa kinini cyane. Nimba tumira muzatwitabe. Haleluya, 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 haleluya. Reka nte madamu ibindi nabonye ari byinshi cyane, ntabwo twabivamo. Imana ibamugisha mwinshi, yongere ibyo ntavuze. Murakoze. Ndumva nanjye amashimwe yanjye hari ayo yagiye avugamo, kubera ko turi umwe. Ibitekerezo byanjye hari igihe bihura n'ibye, kubera ko turi abantu batekerereza hamwe. Turashima Imana ko tukiriho, tugira umwuka w'abazima. Twese turi bazima mu rugo, abaturanyi, hano mu muhana. Ariko kandi nsubiye inyuma gato, ndihanganisha imiryango yagiye ibura ababo muri uyu mwaka. Turabihanganishije rwose, mukomere. Hari abavandimwe bacu bagiye babura abana babo cyangwa se abavandimwe. Ni ukuri, nubwo tuba duhagaze hano tuba dushima Imana, si uko tuyobewe ko hari ababuze ababo cyangwa se abagize ibyago bitandukanye, hari abarwaje. Mbese mudu ntabwo twese tuba dufite mudu zimwe, ariko ngo nta kizatubuza gushima Imana muri byose. Tugomba gushima Imana. Rero mu by'ukuri tubanje, wenda n'ingihe wari kubanza kuvuga iri jambo mbere y'uko dushima Imana twese, ariko ntacyo kabaciyeho, nanjye reka nkongereho. Turabihanganishije rwose. Muri uyu muhana twakomeje twakira inkuru zitari nziza, abantu bitaba Imana. Ni ukuri turabihanganishije bivuye ku ndiba z'imitima yacu, ngo mukomere. Iriya ni inzira twese tuzanyuramo, nubwo abantu benshi nyine tujya igidukanga buri munsi, ariko turabakomeje. Kandi abafite abarwayi nabo mukomeze mwihangane. Turashima Imana ko twageze muri iki gihugu, simbisubiramo cyane, Bebe yabivuze. Twageze hano amahoro. Ni ukuri turabishimira Imana. Ni byinshi nyine twagiye ducamo, kandi Imana ikabidufashamo bikagenda neza. Rero turashima Imana ko yaduhaye itorero. Burya itorero, njya mbwira abantu ngo ni umuryango wundi Imana iba yahaye umuntu mu gihe gikwiye. Turashima Imana ko yaduhaye umuryango mwiza w'itorero. Abantu wenda batuye hano benshi bo tujya tubonana kenshi, ariko ndagira ngo mbibwire ababyeyi bacu baturutse kure, Imana yaduhaye itorero. Ndagira ngo mushire umutima hamwe, mutuze. Imana yaduhaye itorero tugomba kubarizwamo, kandi kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana. Ndabizi ababyeyi iyo bari iriya bajya batekereza abana, bari bize, barimo gushaka ubuzima.
umurimo w'Imana ntibakiwukora wenda cyangwa se bagatekereza n'ibindi babaye bize, ariko ndagira ngo mbabwire ko dufite ahantu tubarizwa kandi n'umurimo w'Imana twarawukomeje. Ndashimira abantu, uyu muhana ubamo abantu beza, sinzi uko nuvuga ngo uyu muntu uyu n'uyu, ariko muri rusange ndagira mbakundishe namwe muzasubira iriya. Uyu muhana ni mwiza cyane, urimo abantu b'Imana, abantu barimo buzuye urukundo, barimo abantu buzuye urukundo, barimo abantu bafite imirimo myiza y'Imana idushakamo. Mu by'ukuri ujya uhura n'umuntu ukabona urukundo akweretse, ukuntu muganira, akubwira kugera hano muri iki gihugu utazi amasisiteme yabo, aho uca n'aho unyura n'uko bigenza, udafite amakuru nta kintu washaka kuzageraho. Ariko ndashimira abantu mwese bo muri uyu muhana, ni ukuri ntabiciye ku ruhande, muri abantu beza. Mba numva hari igihe mba ndi mu nzu nkavuga ngo uwo nahamagara wese nkamubaza iki kintu ashaka kumbwira uti bigenza gutya kandi bikagenda neza. Rero mu izina ry'abantu bose badufashije, abantu bose bagize icyo bakora ku buzima bwacu bwa buri munsi, turabashimiye tubikuye ku ndiba z'imitima yacu. Rero kugira ngo ntaza kwica gahunda, ndashaka hari abantu sinzi, hari abantu twabana umunsi ku wundi, hari utu gift nateguye duto, ni duto niko nabivuga gusa, kandi abantu ndi bubashe kuzigezaho, ntabwo mfite ikintu nabisimbuza cyangwa se nabigereranya n'ibyo mwadukoreye, kugira ngo mwumve icyo kintu uko ku mutima wacu twabyakiriye. Ariko ni symbole kugira gusa mubone ko tuzirikana rwa rugendo rwose, tuzirikana ineza yanyu, tuzirikana ubuzima bwacu bwa buri munsi kuri mwebwe, kuko mudufasha kenshi. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bihambaye amafaranga, ngire ngo abantu bafite amafaranga make muri uyu muhana ni twebwe, kubera ko ubu sindi gukora, ndi mu rugo. Uyu mugabo nawe ari gukora akazi gakeya, ntago akora full time, ariko ni ukuri ni ikimenyetso cy'uko tubazirikana gusa, tubazirikana ku mutima kubera ibyiza mwagiye mudukorera. Rero turashima Imana ko ni ukuri yadufashije, twabyara mwana akaza ari muzima, natwe tukava ku iseta turi bazima. Turabishimira Imana cyane, duhora tubitekereza mu mitima yacu, tukumva nyine icyubahiro n'icy'Imana. Hari abantu bambazaga muri iyi minsi, utese ayo mashimwe mugiye gukorera igiterane ni ibiki? Ndabwira ahubwo mukatisha amatike muzumva ibyo bintu. Rero twebwe twamenyereye ibintu byo kuvuga ngo ese umuntu azashima ari uko bigenze gute. Byonyine no kubyuka duhumeka, twakagombye kujya tubona umwanya wa buri munsi, nuko nyine umwanya wa hano nawo tuwuzi. Twakagombye kujya tugegera hano mu rusengero tuje gushima, tuhita dusubirayo. Turashima Imana ko byagenze gutyo, turashima Imana ko byagenze gutyo. Ariko mu by'ukuri amashimwe yacu ni menshi, ari mu mitima ni menshi, ibyo tuvuze ni bikeya, ibindi dufite nibyo byinshi, ariko nta mwanya twabona wo kubivuga. Rero reka nsabe amagifuti kugira ngo nateguye agere hano imbere, kugira ngo reka zane aho yabyanditse ataza kwibagirwa. Izi gift tugiye gutanga ni symbole ntoya kuko yabivuze, ariko mu by'ukuri ntabwo twabashe kubona gift yabakwira mwese. Twafasha abantu bakeya, ariko tuvuga ngo ni symbole kugira ngo bahagararire mwebwe mwese muri aha ngaha mwagiye mugira icyo mukora ku buzima bwacu. Rero turanabashimira mu by'ukuri ko mwabashe kutwitaba. Murabona mu by'ukuri kwitabwa n'abantu bangana gutya ni umugisha. Bishimiye Imana cyane pe, bishimiye Imana cyane kubona abantu bangana gutya mwatwitabye kugira ngo dufatikanye gushima Imana. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Rero reka madama tuyobore muri icyo gikorwa. Yabyanditse muri telefone, n'umuryango wacu twaricaye turatekereza, turabateka tugire symbole ntoya ku bantu bagiye badufasha mu bintu, nubwo babonaga ko ari bitoya ariko twe tukabona ko ari binini. Bahagarariye mwebwe mwese, Imana ibamugisha.
reka dusabe famiye ya pasiteri Alex itambuke hano imbere, kuko mu by'ukuri aba bantu bakoze umurimo w'indashyikirwa, bakoze umurimo mwiza. Ni byinshi twabivuga byinshi nyine bikarenga cyane, ariko mwadutunze mu nzu turi abantu benshi amezi 5, twangiza tugira dute twifata uko dushatse, ariko n'ukuri turabizirikana na n'uyu munsi turacyabizirikana ko mwatugiriye neza, kandi tuzakomeza n'ubundi tubizirikane. Rero mama pasiteri ari he? Mama pasiteri buriya arimo aratunganya ibindi nabyo. Madame, Mama Pastor, come here, my Sherry. We need you, Sherry. Iyi ni gift twabateguriye, ni ukuri ni ntoya cyane, ariko ni ikimenyetso kivuga ko tubazirikana umunsi ku wundi ku bw'ineza mwatugiriye, kandi tuzakomeza tunabivuge, tuzakomeza tunabashimire n'ayandi azaza nyuma yayo. Murakoze cyane. ngo barashaka ifoto rwose. Thank you so much. Turongera dushimire famiye ya Pastor Papa Magi. Aba ni ababyeyi beza, ndababakundishije n'abatarabakunda cyangwa se abatarabamenya, mubamenye mubakunde. Ni abantu beza cyane, ndababwiza ukuri, aba bantu ni abantu beza cyane. Murasuvugana gusa ukabibona ko ari abantu beza, bataragera n'ibyo bagufasha. Byonyine kuganira uhita ubibonamo ukabisanzuraho. Imana ibaho umugisha kubwo kubana natwe mu bintu byose. Iyi ni sembore nk'uko nakomeje mbivuga, yuko tubakunda kandi tuzakomeza kubakunda. Icyo navuga kuri famiye mbere yuko dufata ifoto, mu by'ukuri Pastor Mabre ari mu bantu baduherekeje igihe twabuze umuvandimwe, anaorganiza na gahunda yo kudutabara nta nabimubwiye. Mu by'ukuri bigaragaza urukundo agira. Umukomera amashyi menshi cyane. Thank you so much. Dukurikijeho famiye ya Adrien. Uyu mugabo nawe sinzi ukuntu ateye, njya mubona iyo duhuye buri munsi njya mubwira ko wowe uteye gute. Njya nifuza gutera nk'uko uteye, kubera kugira umutima mwiza, umutima uri uciye bugufi imbere y'abantu bose. Kandi uyu muntu ni umuntu w'icyubahiro, afite intera agezeho twe tutarageraho, ariko ukuntu ajya yicisha bugufi n'umuryango we turabibakundira, kandi tuzakomeza tubibakundire, kubera ko mujya mutwerera imbuto. Twebwe hari ibyo tutarageraho nyine ngo tubishobore, ariko turabizirikana kandi tubasabira imigisha igihe cyose. Tuzakomeza tunabakunde. Mbere yuko tudarafata ifoto, nawe ndagira ngo ngire icyo mvuga kuri Adrien. Igihe ngera muri iki gihugu, umukobwa umwe wo muri groupe yaragiye gukora ubukwe n'umwana. Mu by'ukuri iwabo ntabwo bari bishoboye, ndavuga muri ya minisiteri navugaga nari nyoboye hariya mu Rwanda. Noneho uwo mwana w'umukobwa arambwira ati, dadi ngiye gukora ubukwe, none nta bushobozi mfite urabizi. Kuko uwo mwana w'umukobwa yigeze no kuza kuba iwanjye, kubera ko iwabo batabonaga n'icyo kurya. Icyo gihe nta kazi nari mfite, naje icyo gihe Adrien wari uyoboye worship team, ndamubwira nk'umubyeyi, Adrien amfasha atarananze, akimbona urumva nibwo nari nkigera muri iki gihugu. Bampa amafaranga worship team, uwo mwana w'umukobwa aragenda agura biriya bintu n'ibirongoranwa harya. Mu by'ukuri arishima,
Adrien sinabona uko mvuga ngo n'umuryango wawe Imana ibamugisha uwo mutima mugira Imana izabakomeze reka dufate ifoto turazirikana neza yanyu reka twihute kuko hari twateguye icyayi abantu bakonje bagomba kugenda bakinyweye turambira abantu ntimusohoke rwose nyaboneka ntugende utanyweye ku cyayi bateguye hariya so reka twakire nanone famiye Ndekezi ifamiye twungutse tugeze hano cyane cyane ndabwira ababyeyi bacu ko abandi bo barabazi aba bantu twabasanze aha ni abavandimwe Imana yaduhaye abavandimwe turavukana aba bantu twaravukanye bijya ngire ngo sinzi uko nababona mu maraso ariko twaravukanye n'aba bantu neza turahuza mu bintu byose turavuga tukajya inama ziko byose tuzakomeza tunabizirikana murakoze cyane icyo nakongera kuri famiye Ndekezi na Olive Olive yari atwite aza kwa muganga kare mu gitondo madamu yabyaye n'igikoma ananiwe ariko uwo munsi sinzawibagirwa ibaza umubyeyi aratwite indiragira nkanga saa moya za mu gitondo aje n'igikoma Imana ibamugisha tuzirikane neza yanyu murakoze cyane ntabwo ntwara umwanya munini murabona ko ndi njyenyine ari mu rugo afite akabebe gatoya niyo mpamvu ataje reka twihute nanone dusabe famiye ya Dani itambuke nayo twihuse kugira ngo tubagezeho gift twabateguye ntoya ariko tuzirikana Dani ari mu bantu giye twariganye muri universite yajyaga nkundisha uyu muhana tutaraza arambwira uti wa muntu aha hantu ugiye gutura ni heza cyane rero urumva iyo umuntu akwakira akakubwira ko ahantu ari heza ibyo byose uza witeguye neza wumva ngo aho hantu hazakubera heza nawe rero ndibaza wenda batabonye uburyo ki bwo kuza ariko izi gift ni surprise niyo mpamvu bafite abashyitsi muri iyi minsi niyo mpamvu bafite abashyitsi muri iyi minsi ashobora kuba bafatirwa n'igihe nyine ntibikunde ko baba bagomba kuba bari hano utegereze nawe ushaka gusanga nawe uhamagawe ntawamenya reka twakire indi famiye iba ku mutima wacu ariko ndi kwibaza ashaka kuba yasohotse cyangwa se ari hanze Pastor Apotre Musinga reka mubabwireho gato Sister warahari azayimufatire Musinga ajya afasha abantu uzi ko Musinga ajya kuganiriza ugahita umva ubwenge bugiye ku gihe Musinga arakuganiriza ngo arafite n'impamvu 15 zo kuba hano muri Siyaro Musinga arakuganiriza uramubwira ngo ese ibi bintu nabikora gute njyewe nakoze mu nzego z'ibanze mu Rwanda ikintu cya mbere ubundi cya mbere kibaho icya mbere ni amakuru udafite amakuru yaho uri bujye n'icyo uri bukore ntacyo wageraho ariko Musinga urahura nawe ufite agastress wamubwiye uti ko nshaka iwe kujya ushaka ibyo agahita akubwira ko se ibyo ni ibiki biroroshye sorry garuka hano turashaka ifoto nawe rero Musinga iyo mpano arayigira kandi ayirusha abantu benshi rero reka tumushimire kuri iyo mpano reka tumukomere amashyi menshi cyane uzi ko ejo bundi mukecuru yakoze akaraka bitewe na Musinga nta gihe kinini amaze hano hari undi mushuti ni umushuti wa Maurice yitwa Helene banza arasohotse Helene arahari ariko arumva ikinyarwanda uramusobanurira niwe yegereye neza ikoresha iyo ngiye gukoresha akiriya rero uyu mumama turakorana
work with this mother. mwamukomera amashyi azamuka. Please clap hands for her. Ndabizi aratunguwe ntabwo yarabizi kuko nabwiye izi ni sinye ntoya za surprise zo I know she's gushimira. surprised. She didn't expect this. Yeah. Reka mbabwire gato kuri uyu mumama. Yeah. Let me tell you a little bit more about this mother. Naje kuvolontiya hano muri Bere Press muri finance kuko nize accounting. Ndashima Imana ko ndangije no muri Bellevue College ibyo nigaga. So I came to volunteer here in Belfast in the finance department. As you know, I was taking accounting and I just finished my studies in Bellevue College. Noneho nza kuvolontiya hano muri ku rusengero muri finance. And I came to volunteer here in the finance department. Baranyemerera. And they accepted. Hanyuma uyu mumama ajya gusaba ubuyobozi ngo bamugabanye amasaha yari afite ngo bayame. So this mother went and asked the higher departments to reduce her hours so that they can give them to me and she can work. Ibyo bintu byarantangaje. That thing touched my heart. Ndagushimira cyane. I thank you so much. Byankoze ku mutima. It touched my heart. Tuzahora twibuka ineza yawe. We will always remember your kindness. Tunashimira na timu yose itabashe kugera hano. And also thanking the whole team that was not able to be here. Bagiye bambwira ko batabashe kuboneka. They went on telling me that they were not available. Ariko nabo hari gift zabo nagiye mbategurira. But also I have their gifts available as well. Imana ibamugisha mwinshi. God bless you all. Can I say something? Ngo arashaka kugira icyo avuga. Okay. Hello, everybody. It's my first time to your church. It's a wonderful church. Okay. Nubwa mbere nteranye namwe. I see your love for God. I'm very impressed. You guys have more faith than I do. And I also want to thank God for Maurice coming to help and give God all the glory. Actually, I'm the benefits. I get the benefits from Marie's hard work. So let's give God the glory. Rero ndishimye ndabonye mukunda Imana cyane nabonye mundusha n'ukwizera rero nabikunze cyane reka dufatanye duha amashimwe ku by'Imana yakoreye ba Maurice. Let's take a picture. We need your picture. Thank you. Muri uru rugendo rwo gutwita umwaka wose nabaga mfite umuntu tubana mu nzu. Uwo muntu yangiriye neza. Umuntu namubwiye ngo nampa amazi arayama. Ndamubwira ngo ndumva ntameze neza akambwira ngo sorry. Uyu muntu ni umuvandimwe wanjye, abana banjye bamwise Tantine, n'ubundi tumwita Tantine twese. Rero Tantine ndagusaba kugira ngo uze nguhe gift naguteguriye. Mama gift. Reka tukumukomera amashyi arimo kuza rwose. Muri iyi minsi yaradusize yagiye mu yindi nzu. Hari ukuntu yacumiraga umutsima nyine w'abanyabyinshi murabizi namwe. Bakoze cyane. Hari indi famiye sinzi ukuntu abafite umutima nawo ntaramenya ukwawo. Famiye ya Mama Liza. Rero iyo mvuze famiye ya Mama Liza mba mvuze Kadete, mba mvuze Alice, mba mvuze Lisa, mba mvuze Odile. Abo ni abakobwa bose nawe aba ari kumwe nabo mu nzu. Rero aba bantu nabo banyitayeho birandenga ndavuga ngo nzahagarara imbere y'abantu bivuge. Ba bantu bo mu nzu bose ho kwamamariza ni bazi. Urabona ko n'umuntu wari ufite gift ntabwo yarazi ko ari buze kuyihabwa. Mu by'ukuri aba bantu banyitayeho mwa bantu namwe muzarware babiteho. Bazi kwitanaho koko kandi jewe yabikomojeho nkunda abantu batanga ke kuko nayo ndayikunze. Sinzi niba gagenze kwitanga ariko jewe ndayikunda nkunda umuntu ubwira umuntu ngo sorry cyangwa se mbese nyine mwiteho pe. Rero ndabashimiye bavandi. Mu by'ukuri
iyi kado icyo nakongeraho ndabyibuka najya kubona nka saa 12 za mu gitondo nkabona wenda nka Odile araje cyangwa Warise azanye isombe ngo twari tuzaniye ngo mama worship, nkabona bwakita mu gitondo nkabona Kadete araje, barabigize hari ukuntu bari barakoze schedule yo kuzajya baza mu rugo kugira ngo babashe kwita kuri madame igihe Imana ibamugisha mwinshi cyane. Hari ikindi yaragiye kongeraho? Birahagije, kandi dufate ifoto yanyu. Imana ibamugisha. Imana ibamugisha cyane rwose. Thank you. hari umubyeyi nsigaje undi muntu umwe, hari undi mubyeyi bita ndavuga izina rye ariko ndamwubaha, yitwa Dorcas, ni mama Peter. Uyu mubyeyi yanzaniye intoryi mwite nkamubwira ngo ndumva nshaka intoryi, akagenda akambwira ngo ntazo mfite ariko hari ko mfite duke ariko ndatukugezaho. Mama biriya bintu wankoreye ryamye ndabizirikana nkahita numva ngiye nko kurira ariko nkagusabira n'umugisha. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane pe. Na n'ubu munsi ndabizirikana. Imana iguhe umugisha kubwo kumva umuntu ushaka ikintu byihutirwa. Twabatindiye se? Mwihangane turi hafi gusoza. Imana ibamugisha. Biri hafi hari undi muntu urumva kugera mu iki gihugu uri mushya, ibintu byose byatubereye nyine, mbese umuntu agira agahita abura nk'ubwenge cyangwa sinzi ukuntu bigenda. Ngewe ubundi kunsanga i Kigali nabaga ndi umuntu uzi ibintu byose uko bigenda, ahubwira bagenda bihabiyagira gute, kuko hari abatangabuhamya mfite hano bajyaga bava hano bagera i Kigali bahansanga, ariko nanjye nageze hano mba impumyi. Rero umuntu bita Auntie Martha, uriya mu mama muntu udakunda Auntie Martha sinzi ukuntu umeze. Uriya mu mama dore n'uriya mama protocol wita ku bantu ufite ubwenge karemano, noneho yagezeho agira ubwenge bwinshi cyane agakiza bikaba byiza cyane. Auntie Martha yaramfashije, umukomera amashyi menshi cyane. na n'ubu aracyamfasha, mbese ntabwo nzi ko urumva kujya kwa muganga sinabaga nzi appointment amwe namwe bikancika, we akampamagara ati urabizi uyu munsi ugomba kujya kwa muganga kandi aza gutura. Auntie Martha bira byose ubunkorera. Niwe wajyanye madamu bwa mbere kwa muganga arinda byara sinshirwa ariko nkumva, ariko ibyo byose wenda niho ndagenda mbivuga kugira ngo byumve. Ndagushimira, Imana igumugisha. Twagushimira ku neza yawe mama. Famiye shoreje kuri famiye ubusenda tuvuga gute, ni famiye Rose. Nta kibazo. Mama Hoze, uriya mu mama nawe ni umumama, ni umukuru w'abamama muri iyi cace yacu. Ubwo ni famiye Blaise. Ni ukuri umva, uyu mumama nawe ntasanzwe, uramuhamagara aho ari hose akakubwira ngo ndaje. Mama turabashimira n'ukuri, papa turabashimira kuri uriya mutima nyine mufite wagutse, nyine tugenda twiga ariko ntiturabifata neza. Rero kubw'ubwo twateguye ako kantu, ni akantu gato cyane ariko ni ikimenyetso kibabwira ngo turabizirikana kandi tuzakomeza tubizirikane, dukomeze tunabigireho kugira ngo natwe tuzagire ikirenge mu cyanya. Mama Rose niwe wagiye ajyana abakecuru ajya kubatembereza, baraza aratubwira ati twabonye umujyi. So ibyo bintu rero yakoze hari akantu gato ariko twebwe twabonye ko ari ikintu gikomeye. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane rero.
yagiye ashimira abantu ariko nanjye ndagira ngo hari abo ngiye gushimira. Ndashimira madamu, namuteguriye gift ntoya, ntabwo nzi kubipfunyika neza cyangwa sinzi ukuntu babikora. Iyi ni gift naguteguriye, ko wabashije kumbyarira abana beza ndetse no kumfasha muri uyu murimo w'Imana nkora. Imana iguhe umugisha. Mfite indi gift nanone yo gushimira ababyeyi bacu nibaze hano. Ababyeyi bacu kuba barafashe umwanya baraza. Ibi nabikoze atabizi, niyo mpamvu bivuze, numvaga ari ngombwa cyane. Ndashimira ababyeyi bacu babashe kuza bakaza kutureba. Imana ibahe umugisha mwinshi. Iyi ni gift ntoya twateguye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ariko ifoto n'ababyeyi ni nziza kweri. Yadutandukanyije kandi twese murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka dukomere Imana amashyi menshi ku by'Imana yakoze. Sinzi niba ari gift wenda asigaje gutanga, dutanga umwanya twinjire mu gitaramo. Sibyo pastor? Twinjire mu gitaramo. Nanjye nari nzi ko namukoreye surprise yako wandushije ubwenge. Nanjye nateguye gift rwose yo kugushimira. Maurice ni umugabo mwiza. Yajyaga abyuka mbere yuko ajya ku kazi, akaza akandeba akambwira ngo ese ngufashe iki, nkambwira nta na kimwe, ariko akanga akabikora. Ni ukuri ndagushimire y'aba bantu beza twatumiye. Ni ukuri wambaye hafi ku buryo bushoboka. Ziriya ni inshingano ubundi umugore yakagombye gukora. Si kiriya gihe cyonyine wabaye wanye nanjye cyangwa se wambaye hafi. Ni uko nabo nyine ibintu byarahindutse hano. Bihindutse mbona ntago bikuguye nabi, urakomeza. Ziriya ni inshingano z'abamama ubundi ahanini, ariko ndamushimiye ko ajya mfasha muri byinshi byo mu rugo bya buri munsi. Ndashimira na pare wamutoje ibyo bintu ko agomba gufasha umudamu. Ntabwo akazi kose ko mu rugo nagashobora, nite ku bana njye no ku kazi, hari ibyo ajya mfasha kandi abikora neza rwose. Ndamushimiye mu mbaga y'aba bantu. Imana iguhe umugisha. Iyi ni gift naguteguriye. Thank you. Murakoze cyane. Sorry gufata umwanya munini cyane. Ni ibintu byari mu mutima wacu kandi turashimira Imana ko Imana idushoboje twatubisohoje. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hari abantu bari basabye Adrien ngo atuye mu karimbo kamwe ko turaza tumwegereza mu bayumbe. Hari indirimbo yo mu gushimisha aza kudufashaho natambuke nawe. Abaririmbyi bari mu gushaka ku makwigirayo cyane, nawe azadufasha. Adrien natambuke adufashe ko ndabona abandi bamwe barushe bicaye. Hanyuma reka turirimbane indirimbo yo mu gushimisha hamwe n'ababyeyi mwese muhaguruke. 77 mu gushimisha ivuga ngo murebe urukundo ruhebuje. God bless you. Saba afite igitabo bakiduhe abayumbe banyakiriye. Murebe urukundo
rukomeye cyane rwahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye